Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ubasuhuza. Dushimiye Imana ko iduhaye umunsi wo kongera kuboneka imbere yayo ngo tuvuge izina ryayo, tuyihimbaze. Imana nishimwe. Turi mu cyumweru cy'amasengesho, aho turi kwiga insanganyamatsiko ivuga ko amasengesho ajya agira ibintu yubaka kandi akagira ibyo arema. Nguhaye ikaze rero ku nsanganyamatsiko y'iki gitondo. Insanganyamatsiko n'ubundi ivuga ko amasengesho arema ikirori ahari habazwa ikiriyo, ubuzima bugasimbura urupfu. Ndayisubiramo nihuta. Iyo dusenze amasengesho ajya arema ikirori ahari habazwe ikiriyo, ubuzima bugasimbura urupfu, umuntu akongera kubaho. Imana ishimwe. Hari igihe abantu bagutegurira umugambi wo kukurangiza, reka nkoresha iryo jambo, ngo izina ryawe ryibagirane. Ariko Uwiteka Imana akarema ubuzima ahari habazwe gahunda yo kukurangiza, ugakorerwa surprise. Ibyo bikorwa n'amasengesho. Abanyarwanda dufite ubuhamya kuri ibi ndi kuvuga, kubera ko hari n'igihe u Rwanda rwari rugiye kuzima ku ikarita y'isi kubera amateka mabi twagize. Ariko Uwiteka Imana yongera kuvuga ijambo, u Rwanda rubaho, ahubwo ubu ku ikarita y'isi ntawe utazi u Rwanda. Ibihamya birahari. Ibi byose ni byo gushimira Uwiteka kuko niwe ubikora. Ejo narakubwiye ngo ibyiza byose tugeraho, imirimo yose ikorwa, achievement cyangwa se umusaruro ubona, jya wibuka ko hari Imana isumba byose ibikora. We kuvuga ngo ibi byari bikwiye kubaho, we kuvuga ngo izi ni imbaraga zanjye, ahubwo hari Uwiteka Imana isumba byose iba yakoze ibyo bintu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri, ibice 6 umurongo wa 11. Esiteri ibice 6 umurongo wa 11, dusome mu izina rya Yesu. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarasi, yambika Morodekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa, ahetswe n'ifarasi, arangururira imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Imana ishimwe. Murongo wa 12. Hanyuma Morodekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani ariruka asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Ahera ko atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Morodekayi wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda, ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo arakomeye, arimo amasomo menshi. Ni umumaro w'amasengesho turi kwiga muri iki cyumweru. Uyu ni Hamani, wari umunyagano w'Umuyuda, aba mu gihugu kitari ikiwabo mu bwami bwa Asuwerusi. Nakubwiye ko uyu yari umwami ukomeye wayoboraga leta 127, ubwami bwe buhera mu Buhinde muri Aziya bukagera muri Afurika. Urumva ni ubwami mpuzamigabane. Yari umwami w'abami, ari igihangange. Umwe mu bungiriza be rero ukomeye, Hamani ufite ijambo, yarwanyije Morodekayi, amucurira umugambi wo kuzamwica, ashinga n'urumambo rusongo yazamumanikaho. Arangije akora inama yo kumwica. Ikiriyo cya Morodekayi rero cyari cyegereje, tugendeye ku bitekerezo bya Hamani. Impamvu urupfu rwa Morodekayi rwari rwabazwe ndayikubwira. Icya mbere, yari yagambaniwe na Hamani ufite imbaraga z'ubutegetsi. Cya kabiri, yari agambaniwe na Hamani ufite imbaraga z'amafaranga. Cya gatatu, yari agambaniwe na Hamani ufite ubukonikoni n'uburozi. Ngo yateye inzuzi, bifata mu kwezi kwa 12 kwa Adari ko ariho azica Morodekayi na bagenzi be. Abandi nabaretse, nashatse kukubwira ku masengesho ya Morodekayi nk'umuntu umwe, ariko ubundi ari kumwe na Esiteri n'Abayuda bagenzi babo. Uyu mugabo Hamani rero yari umuntu ukomeye mu gihugu, gukora mobilization cyangwa ubukangurambaga guhera ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu ngo bice Abayuda. Morodekayi apfane na bene wabo, kuri we ntabwo cyari ikintu gikomeye. Kujya kubwira umwami ibyo gukora, ari we wari umujyanama we, akamusinyisha inzandiko ngo Abayuda bazicwe, yari yamaze kubikora. Gufata amafaranga
ubu dufite abantu biyemera imbaraga z'amafaranga isi irabafite benshi biyemeraho ubukire ku buryo gutakaza nka miliyoni 10 ari nk'uko nawe wata igiceri cy'ijana ntacyo bimubwiye. Gutanga rero nka miliyoni 10 ngo bice umuntu akumva ntacyo bivuze, ariko ndagira ngo nkubwire ko umuntu usenga amasengesho wambaye atuma ubaho naho bari kukwica, aho bakuguze ngo ntuzongere kubyara. Muri iki gitondo Imana ivuganye nawe ngo amasengesho wambaye agiye kuhakunyuza, aho bakunyuze ngo bazakohereza amahembe akwice n'ibindi bitandukanye, amasengesho agiye kuhakunyuza. Hari n'abo batuma impanuka zidasobanutse, ibyo byose Imana iri hejuru yabyo. Iyo dusenze amasengesho ajya duha ubutware. Hari ibintu bita amortisoma, ngo habaho inkweto umuntu ashobora kwambara yasimbuka zikamujyana nko muri metero nk'eshatu. Amasengesho ni eleveta, haleluya, eleveta ikuvana kuri ground ikakujyana nko muri etage y'igihumbi, utiriwe ubira icyuya, ntihagire icyuya kigaragara kubera ko wasenze. Imana ikagusimbutsa urupfu, Imana ikakudepasisha ukadepasa ingorane. Umuntu wasenze arasimbuka akagera ahandi hantu, akabaho, agasimbuka icyumba cy'urupfu. Aha rero nicyo cyabaye. Hamani yaragiye akoresha inama umugore we Zerenshi n'abajyanama be mu rugo, bakora meeting bayikorera mu rugo y'akagambane. Nkunda ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo bazaterana ariko sinjye uzaba ubateranije. Bakora inama y'uburyo bazica Morodekayi bakamumanika. Inama bamaze kuyuzuza bagira inama Hamani ngo nazinduke butaracya, umwami ataragira ikindi kintu atekereza ari bwakibyuka. Urabizi iyo ubyutse nta kindi uratekereza, ni nayo mpamvu twaguteguriye uyu mutsima buri munsi kugira ngo ujye uhita uwushyira ku mutima wawe uwukenyerereho wirirwe neza. Iyo ubyutse nta kindi kintu uratekereza, uba ufite memory iri fresh cyangwa ubwonko buri fresh. Icyo umuntu akubwiye uhita ucyakira kandi ugahita ugishyira mu bikorwa neza. Ngo nazinduke butaracya, boshye ugiye muri nibature ngo ajye gusaba Morodekayi bamumuhe, ahita amumanika. Yagezeyo rero asanga amasengesho Morodekayi yari amaze iminsi 3 asenga. Yarageze ku mwami. Jya ufata umwanya usenge, ku wa mbere usenge, ku wa kabiri usenge, ku wa gatatu usenge, ku wa kane usenge, ku wa gatanu usenge, ku wa gatandatu usenge, ku cyumweru usenge. Jya wuzuza 7 kuri 7 uri mu masengesho, kuko Yesu yabwiye abigishwa be ngo abademoni birukanwa no gusenga no kwiyiriza ubusa. Iyiriza ubusa usenge, iraza ubusa usenge, n'igihe wariye usenge, kuko Yesu azi ko ushobora gusenga wariye, azi ko ushobora no gusenga wiyirije ubusa. Byombi bibeho. Gira igihe cyo kurya, gira igihe cyo kwiyiriza, kuko gusenga no kwiyiriza ubusa bigamburuza isi na Satani n'umubiri. Imigambi wafatiwe yo guturwa mu byaha ikavaho, imigambi wafatiwe yo kwicwa n'abademoni ikavaho, kandi n'ijuru rikakumenya. Ijuru riza abantu basenga. Umuntu usenga agereranywa n'umukiriya wa banki ubitsa cyane. Akawunti yawe muri banki baba bayizi, uba uri ku rutonde rw'abakiriya b'icyubahiro bagishwa inama, bahamagarwa manager afite ku mutima. Manager w'ijuru rero we ari we Yesu, azi abanyamasengesho be, azi intore ze zimutakira. Aha niho rero Hamani yazindutse. Agezeyo asanga amasengesho ya Morodekayi yakoze, asanga bari kuririmba indirimbo ivuga ngo Morodekayi yakijije umwami akagambane ka Zerenshi na Pikitani bagiye kumwica. Ngo Morodekayi arokora ubuzima bw'umwami. Asanze iyo korasi irimo, twasomye Esiteri 6:11 ngo bamutegeka kujya gutambagiza Morodekayi. Hari amasomo 2 nshaka kuguha. Iyo wasenze Imana igenda iguha ibimenyetso by'ibyiza, nibwo uzumva abantu bari kuririmba ngo ndabona agacu. Abadivantiste bararirimbye ngo tugiye kubona agacu katwegera. Ariko kandi no muri Bibiliya hariho umugaragu wa Eliya yamubwiye ko abonye agacu k'imvura igiye kugwa. Agacu rero no gutembereza Morodekayi, ukamutembereza ibwami. Mbere y'uko ugera ku masezerano uzajya ubona uducu nuba imbere y'Imana. Uducu rero ntitukagukura imbere y'Imana ngo wumve ko byarangiye. Wabwiwe imodoka none ubaye uhawe moto, iyo ni agacu ko kukwereka ko uzatabarwa. Guma mu mwanya wawe, kuko nyuma yo kumutambagiza avuga ngo uyu ni umwami akunda kubaha, habayeho ko Morodekayi asubira ku irembo ku izamu, na Hamani agataha iwe ababaye. Atekereza Zerenshi n'abajyanama be
ibyamubayeho, barangije baramubwira ngo ubwo utangiye gucogorera imbere umuyuda muri iki cyigisho aravuga umunyamasengesho, no kugwa imbere ye uzahagwa. Baba baramuhanuriye. Ngahita ngera kuri topike njya nigisha abantu nkababwira ngo ibintu biturwanya iyo twasenze Imana ijya ibisanga ikabyihera iyerekwa. Ntukeneye kujya kubwira abantu cyangwa ibintu bikuzengereje ngo Imana ngo izabankiza. Senga Imana kuko Uwiteka afite umurimo wo kujya kuvugana nabyo akabiha iyerekwa, bikihanurira bikavuga biti turapfuye tuzize runaka, bikavuga biti turibagiranye tuzize runaka. Kwitendeka ku munyamasengesho, kwitendeka ku muntu uhamagara Imana buri gihe, ni ukwitera umwaku, ni ukwikoraho, ni ukwiyahura, ni ukwisezerera ku isi, ni ukubura ukazimira ukaburana n'ibyawe. Baramubwiye bati rero ubwo nawe utangiye gucogorera imbere y'umuyuda, bisobanura umunyamasengesho wihaye kujya muri dosiye ze, Imana itavuze, Imana itamutanze, ubwo no gupfa ugiye kugwa imbere ye. Bamaze kubimubwira hahise haza intumwa, uzakomeze gusoma mu mirongo ikurikiyeho, ziturutse ibwami ziramubwira ngo arashakwa. Nuko yagiye ku butumire bw'ibwami, ntiyagarutse, bahise bamumanika ku giti yari yarasongoreye Morodekayi. Tugiye gusenga. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko yaduhaye ibihe byiza muri iki cyumweru. Turagira ngo dusenge Imana muri iki gitondo. Kuri uyu munsi wumvise ijambo ry'Imana ko iyo umuntu asenze yari yabariwe ikiriyo, ugasenga Imana abantu bari baguteguriye urupfu, Imana igira ukuraho igatanga ubuzima. Abantu bari baguteguriye ikiriyo, hari ukuntu abantu bakubarira urupfu bagategura n'uburyo ngo tuzicara aha ngo tuzanywa iyi nzoga, ngo yapfuye, bagategura n'amagambo bazavuga ukiriho. Iyo usenze Imana igicurika ikibuga, urupfu bari baguteguriye bakarupfa, bakanabona iyerekwa bakanihanurira nk'uko aba byabagendekeye. Mbese ugize ikihe cyifuzo kuri uyu munsi, muri iki gitondo, kuri iki gicamunsi, ku mugoroba, bitewe n'igihe utwumvira? Hari ibintu waba ushaka kuvuga ngo Uwiteka Imana abikureho, weme akuremera ishimwe? Abayuda bari barateguriwe ikiriyo, barateguriwe uburyo bazamanikwa, amatangazo yaramanitswe. Uwiteka ategura ikirori, aho bateguriye kuzakwicira Imana igihatangira ubuzima, aho bateguriye kuzagushyingura Imana igihatanga imibereho. Ikibanza cyawe baragiteguye mwirimbi, Imana ikahateguramo ikirugu cyangwa se tente yo kubyiniramo. Agasuzuguro k'abadayimoni ntabwo Imana ijya yemera ko katubaho iyo twasenze. Fatanya natwe gusenga muri iki gitondo kugira ngo twambare imbaraga zirya izindi, imbaraga zica imigambi y'incakura. Nkunda ijambo ry'Imana ryo muri Yobu rivuga ngo Imana niyo ikora ibikomeye n'ibitangaza bitarondoreka, ngo yica imigambi y'incakura kandi ikaburizamwo umusaruro w'iyo migambi, imirimo y'amaboko n'intoki zazo ikabiburizamo. Reka dusenge. Uwiteka Imana nawe akuremera ubuzima. Hari ibyari byakwishimye hejuru ubibona ko wapfuye. Dosiye zawe birashoboka ko ari urubanza ukabona rwarapfuye, amasomo yarapfuye, imishinga yarapfuye, ubukwe bwarapfuye. Ibyo bintu byapfuye iyo dusenze, ibyo bintu byakwiciye ibyo, Imana ijya ibyica ari byo, ukongera kubaho, igacurika ikibuga kikabicuramiraho. Hari imigambi y'incakura zagucurikiyeho ikibuga, zagusenyeye ibintu byose, ujya ubona nta kintu kiri ku murongo. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze ijya itwumva ikongera ikaturengera, igatanga ubuzima. Imana ikiza debilite, Imana ikiza ubugumba, ikiza ubukene, ikuraho inzara, ikuraho igisuzuguriro, itanga ubwishyu, itanga akazi. Imana ikiza ibyaha. Ni iki wifuza ko Uwiteka gukorera? Ca bugufi dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Imana yo mu ijuru ishobora byose, iba mu ijuru kandi ikaba muri twe, igatura muri twe, igakorera muri twe, igakorana natwe imirimo n'ibitangaza. Imana itanga ubwenge, imbaraga, imibereho. Imana izahura ahari urupfu n'ikiriyo cyabazwe ikahatanga ubuzima. Imana itsinda intambara, ikarwanira igihugu, ikarwanira itorero n'imiryango n'abantu. Tuje imbere yawe muri iki gitondo, turi mu cyumweru cy'amasengesho. Nta munyamasengesho upfa, nta munyamasengesho wigarurirwa, nta munyamasengesho ucuramirwaho n'ikibuga, ahubwo abagicuritse nibo gicuramana. Turasenze kugira ngo utange ubuzima ku muntu wumva iki kiganiro akunda gusenga cyangwa se akaba agize inyota yo gusenga. Zura amadosiye yapfuye ku bantu bawe. Abantu bagiye mu ntege nke bakajya mu byaho, bababarire. Abashaka kukwakira nibajya mu nsengero zitandukanye bazakirwe, basengerwe, bambike imbaraga. Ariko dusenze muri aka kanya, dusengeye umuntu uri kutwumva
wifuze kuzuka akazahuka, agakira indwara y'ubukene, agakira indwara y'inzara, agakira indwara y'intambara, agakira indwara y'imvururu. Turasenze kugira ngo ugere ku mutima w'uyu muntu ukurikiye iri jambo. Aho Hamani yamuteye akamuremera urupfu, wongere muremere kuzuka. Ijambo ryawe nirimuzure, muremera imbaraga, muremera amavuta, muremera intsinzi. Twatuye intsinzi ku bantu batwumva n'abazumvira ijambo. Iri jambo niribe mu intsinzi. Indwara nizikire mu izina rya Yesu Kristo. Babuze ubwenge nibabubone, bukene nibukire, mwakunuveho. Imbaraga z'akagambane niziveho, amadosiye yananiranye, imanza zananiranye. Buranira abantu ukoresheje iri jambo. Abantu nibakire gutabarwa kuvuye mu ijoro mu izina rya Yesu Kristo. Twatuye rema y'Imana, twatuye kubaho. Ibintu byacuramye turabizuye, ibintu byarigise turabigaragaje mu izina rya Yesu Kristo. Imisozi yananiranye turayihiritse. Turagushimiye kuko zibitangaza ukoresheje iri jambo. Iki cyumweru cy'amasengesho abantu bakaba bari kubona Imana. Ikibariro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha.